nakundanye n'umutipe sha turakundana mani biri deep cyane umve nyine ibintu biri deep then dusezerana kubana nyine turabyemeranya kwa kundi abantu baba bari kwitegura ibintu byo kubana umukunzi w'ubu ngubu iyo muryamanye ni nkaho biba birangiye nakundanye n'umutipe anci inyuma duhita dutandukana yanciye inyuma byara hanze duhita dutandukana asereka nkubaza umuntu mwakundana muri gupuraninga kubana yagusabye ibyo ukabyanga ntago wabyanga nabyo mwari mwarabikoze cyane Ngoma mudukurikirana kuri yawe TV twongera kubasuhuza no kubaha ikaze tubashimira ko mwahisemo kudukurikira niba utarakoze subscribe urabikora kugira ngo n'ubutaha twibonera mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kandi nkakwibutsa ko turi kumwe na website yacu yawetv.com yingiye igufasha kubaho ufite amakuru ikintu cyambere n'amakuru ukamenya isi yerekeza nkakwibutsa ko kandi turi kumwe na Body Max Fitness abangaba bagufasha kumera neza cyane ugakora umubiri ugacukubira neza rwagimande ukaba physical fit duherere mu Giporososa no werekeza Kanombe dusange muri Hilltop winjiye urakata ibumoso bwawe dufite services zigiye zitandukanye zirimo gym nziza cyane dufite sauna de massage dufite swimming pool dufite na sauna de massage nkuko mbabwiye ndamugaye kuri 088 35 kandi nkakwibutsa ko turi kumwe n'umusaza Brezius Joanna nawe yaba ari buze guca kuri izi microphone Abongo Imana n'abantu bamusuhuza cyane tanu kwa tanu ngegera agasoza ugare turi kumwe hano kuri kamera zanyu uko muri makubibona umeze neza se ameze neza amahoro cyane tugwaye ikaze kuri yawe TV murakoze cyane kunde ukonje cyane nizo rinete rinete zirakonje no rinete n'imvura cyangwa n'imbeho Tarizi Rinete yavuga wenda rinete zituma umuntu izuba ritamwica mu maso okay niyo mpamvu wazishizeho ntabwo ubona ukuntu se ikirere gihagaze nako gasatsi kaba kamanukamo nako kaba ari agategura akanye ntubyumva se ku myeru yawe ukunda imyeru ugira isuku cyane ariko nyine mu buzima busanzwe umukobwa n'ugomba kugira isuku ibice umukobwa bagomba kwita akabigira isuku nibihe ni ibice by'ibanga by the way ako kwanza ni buri gice cyose cy'umubiri we ahantu aba cyangwa se buri kintu cyose ku mukobwa kiba kigomba kugira isuku tureke n'ibice by'umubiri we aharara ibyo yambara ibyarya gutyo nyine ku mweru wawe uba wanazinze wanakubita umuntu arebye nabi n'akayafosi k'umweru n'udusisi niko mu buzima busanzwe mani nkunda kuzinga nyine ni ukubera iboko wakoze wakoze iboko shamani ubanza unashinyagura ntago mbigira mani kubabarira umeze neza ariko nyameze umukunzi ameze gute umukunzi w'iki umukunzi wanjye akareka byaranze nta by'abakunzi akije mwihaye wundi sevre none se nkomeze nta by'abakunzi bimeze bite nta by'abakunzi mani abakunzi se abakunzi b'iki gihe ntabwo ari abana beza ese buri ruhande ko ruba rurira ubundi ruhande ruba rufite ukuri n'uruhe simbizi buri muntu agira ukuri bitewe n'ibyamubayeho ntabwo rero twese ubwo nyine turanganya abakobwa niba tutari abana beza ku ruhande rumwe rw'abahungu n'abahungu ntabwo ari abana beza ku ruhande rumwe rw'abakobwa okay ni uko nk'uko bimeze noneho yitwa ndetse turimo kuganira njye nitwa Bella witwa Bella bakakwita ni nako banyita Bella gusa cyangwa ibindi n'ibindi byata banyita niyo mukiza Bella niyo mukiza ese kandi niyo mukiza ko numva ariko fofite tubuta kabanje nuko ari akabahungu mani wabona nawe ariko witwa kanimu niyori jye bwana nitwa niyo Bella nitwa niyori mani niyo makuru ako kantu si sawa mani urebye n'abana akazira impamvu kivuga uti ibintu byo kugira umukunzi ntabwo ari byiza no kubera iki biterwa nyine na story umuntu aba yaragiye acamo y'urukundo bigatuma nyine wenda umuntu sometime ahurwa urukundo zimwe mu mpamvu uvuga uti ino story nanyuzemo ituma murwa urukundo n'izihe ibintu byakubaye uvuga uti byatumye murwa urukundo mani byari danger cyane nakundanye n'umutipe ndakeka wenda nta gihe kirekire gishize kuko nyine
hashize nk'umwaka umwe n'igice gutya nakundanye n'umutipe sha turakundana abana biri deep cyane umve nyine ibintu biri deep then dusezerana kubana nyine turabyemeranya ko akundi abantu baba bari kwitegura ibintu byo kubana noneho umutipe za social media z'ubu ngubu zizadukoraho yigirira kuri Facebook sha nyine ahurira n'undi musisteri bagirana nyine communication ntoya nyine ariko akantu kose gato kitwa kari gato kaba kazaba gakuru bigenda bikura pole pole nyine nkabona umutipe agenda hinduka yese vipi zayo ko mbona ibintu bitari kugenda sawa ngo yango meze bongo nakazi biki n'ibiki ya nkamureka tu nkamwihorera no baza kugira nyine baza gupanga guhura urumva bari barahuriye kuri social media ntago bari baziranye imbana nkubona baza gupanga guhura bamaze guhura niba barahuye uwo munsi nyine akaba aribwo bibakoco bararyamana umutipe nyine atera inda uwo musisteri sha urebye nyine bayi ni birebire ako nyine izo ni incamake kandi ni nabyo by'ingenzi yamuteye inda se bahuye rimwe banza bari bahuye rimwe ni rimwe tu ahita amutera inda iyo story wayimenye gute se none se reka nkubwire rero buriya iyo umutipe yifasha agafata abakobwa babiri akababeshya niba ngiye nkundana nawe n'uwo mukobwa akaba akundana nawe iminsi wenda amasaha menshi ndamuhamagara ari call waiting twaba turi kuvugana bakamuhamagara call waiting ubwo nyine hagati y'impande ebyiri z'abo bakobwa habaho ibintu byo gukekeranya kunekaneka mukuru nyine wa musisiteri akimara kumutera inda umusisita nyine abatipe b'iki gihe agutera inda sha disi uba wumva ari byiza ariko se reka umubwire ngo kagezemo kubwira ngo iki oya njye nawe urayimbwira kuko nawe urayintera batubwiye ko bavuye ko basubiza ngo iki sha bajamo ndagapfa nagara abana beza nyine uwo musisiteri yaramubwiye ati nyine mfite inda ibiki n'ibiki noneho uwo mutipe ahita amwicaho ukuntu tu kuko urumva n'umuntu bari bahuye rimwe uwo musisita nyine nawe hagaragayemo ikintu cy'uburangare ariko nyine rwa rukundo ruduhuma amaso amubwiye ati nyine ndatwite mutipe nyine ntiyabyumva neza ahubwo ahita atangira kumwicaho noneho aritaninga kuri njye arongera nyine arangarukira bya nyabyo wari warabimenye ko yateye inda nta nubwo njye nyine ndanakekaga ko ashobora kuba antendeka ariko ntarafatisha neza mbona aragarutse nyine yandavuye tubanza ko kari kazi kari kamuhugeje noneho uwo musisiteri rero nyine nako uwo mutipe amaze kungarukira nyine turakomeza akazajya postinga ibiki n'ibiki ahantu hose za Instagram ibintu byinshi noneho uwo musisita aza kubimenya icyo gihe njye nabimenye nari ndi kumwe nawe iwe mu rugo umusisita nyine araza shamufata nk'umusazi bya danje nyine amuhindura umusazi tu umusisita yari aje kumureba ariko ngiye aza ahansanga ngewe nawe amuhindura umusazi bya danje ngo ngaba niba abantu baba bararwaye mu mutwe ngumva ngo ufite ikihe kibazo ndamubwira se urahakana ko utamuteye inda ngo wapi ngo njye se ngo ndanamuzi ndamubwira ati mva nkubwire arambwira ngo ubundi suri kubona uyu muntu atwita ndamubwira ati tugiye kumupimisha icyo kiraba ari ikimenyetso cya mbere kingaragariza ko bishoboka umusisita nyine ntabwo biba bigoye gupima inda by'iki gihe urabizi nawe ni tesiteri nawe urabizi gupima oya njye ntabyo nzi mani uragenda biba bigoye gusa nurayipima wowe ndetse ni iki tesiteri ya senkisa muganga neza akubwira uko biri bugende ntabwo usura abikora nyine ndumva utubwira sitori y'umuntu ntabwo ndabikora njye ntabwo ushobora kuba yipima kenshi wabona nzipima abandi uri muganga njye ntabwo njya nipima inda ntabwo birabaho kare noneho umusisita nyine dusanga nyine aratwite
ndamubwasereka nkubaze urahakana ko nyine ndamuryoshya ndamubwira ati rwose niyo byaba byarabaye nyine nta birenze nakemera tukarera umwana w'ibiki n'ibikiri abahungu bafite ukuntu bari hafi mu kuntu turi abanyantege bari hafi mu kuntu ntabwo muri abanyantege gusa nyine hari ahantu mugira intege nke tu cyane iyo ukunda umuntu always uwo muntu aba ari intege nke zawe yumva koko ndi kumubwiza ukuri arambwira ati I'm sorry ibiki n'ibiki byagenze gutya na gutya we nyine arabimbwira ati noneho rero umuntu wihakana umwana we nyine umuntu wanga umwana we ukihakana umukobwa wateye inda bati ranjye ubwanjye nta rukundo mfite n'ubata ahubwo kugira ngo bigende neza niba wenda udashaka umukobwa bibaho ko abantu bashobora kuryamana badakundana biri deep nyine ku buryo babana we genda umwiteho wite no ku mwana wawe ati nawe njyewe ntabwo ngiye nakwihanganira umuntu mbeshya ugahindura umunange ejo waba wampinduye nk'umusazi nkaba ngaragara nk'umusazi imbere y'abantu birangira gutyo nyine birangira gutyo byarangiye akomezanyije n'uwo nguwo cyangwa yababuze mwese ubu nta makuru mfite nyine ntabwo ndabimenya neza niba barakomezanije ntabwo mbizi akubanza nyine wenda yaragize yaremeye gufasha umwana we gusa nicyo cyatumye uhurwa urukundo akibaza kugira ngo umuntu akubeshye none mana ntacyo utakoze birababaza ntabwo uvuze ngo ntacyo utakoze ni nk'ibiki nyine nta kintu uba utaramukoreye ku buryo ajya ahandi nyine ni za social media zizadukora ntabwo wenda aho ngaho niho nanjye naganishamo ngo yaryamanye n'uwo mukobwa bawure kuri Facebook kuko we wabyanze nawe wari warabikoze ntacyo utamukoreye oya asereka nkubaze umuntu mwakundana muri gupuraninga ku bana yagusaba ibyo ngibyo ukabyanga ntabwo wabyanga nabyo mwari mwarabikoze cyane mbese niyo mpamvu y'abantu bamaze kubikora umubano ugenda gute nabonye bihinduka birahinduka cyane umaze kuryamana nyuma guciye inyuma mbese yagusaba imbabazi kuki atagusabye imbabazi niba kuko waramukundaga ngo ubyemere birumvikana ko niba yarabeshye umukobwa ko nta girlfriend afite nanjye akambeshya ko ari akazi kari kumugira bize birumvikana ko hari benshi yagiye abeshya gutyo nicyo cyahise bigusigira ntabwo ari abeshya gusa ushobora guhita utekereza ukavuga si umuntu niba yarambeshye gutya bamaze kubeshya abakobwa bangana iki ese kuri ubu ngubu birashoboka ko abantu babana batararyamana birashoboka ariko nyine ni 0 n'igice kimwe ku ijana 0 n'igice avansi zabaye avansi mbese uwo mutipe yagusaba imbabazi akavuga ati byaranunguye nahuye n'umukobwa aje hano wenda yanga gutara cyangwa buramwirana tukabyabaye ariko nta bushake nabigezemo abizi niwe nkunda ntabwo byari gukunda mani kuko umuntu ukubeshya mugikundana uzamenye ko nimubana yarakugize umugore wavuga ati n'ubundi uruwisezerano byange bikunde azakubeshya kurusha azakubwira ngo shushu mbe ndi mu kazi kandi yibereye mu byana iyo ngiyo uvuga ngo umuntu ukubeshya mugiteretana biba bigoye ko biba bigoye ko wamwizera ko wakizera ko arakakubeshye ntubimenye njye buriya wambeshya ukanca inyuma ariko sinkufate oya kugufata nyine ni ikosa ni ukuvuga ngo wowe uravuga uti umuntu aramutse anciye inyuma simbimenye nta kibazo nta kibazo nabo arega abahungu sinzi umuhungu uri perfect ntabwo yari yavuga njyewe kabisa cyakoze Yezu yari perfect wowe ntabwo nabyizera nawe sinabigushinja ariko nta muhungu uri perfect kuko abahungu bari mu bantu bagira intege nke cyane iyo bageze imbere y'abakobwa byose byavuzwe nande ko twese tugira intege nke ujya abahungu hafi ya bose ntabwo ndi kuvuga bose ariko ntabwo umuhungu wambwira ngo niba wenda ufite girlfriend ndabyumva uhuye n'umukobwa umukobwa ni ya size ukunda pe wenda ushobora kuba ukunda black ukunda inzobe wenda niba ukunda black ukabona ni umusisiteri ufite igikara cyiza uteye neza umukobwa wamucika kandi ari za size ukunda ufite girlfriend uzwi niba ufite umugore utamucika aho niho nyine mugirira intege nke guhakana biranga
ubwo rero ngo yananiwe guhakanira uwo mukobwa ariko se yaramushutse mbese nyine niba umukobwa ashutse umuhungu umuhungu yashutse umukobwa nasi ko nabonaga umukobwa ari n'akana abona wowe utarashimishije umusore akaba ariyo mpamvu yegereye ahandi se mbizire batanga keya ariko azize gutanga keya nyine umuntu aramutse aguciye inyuma n'umufate umuntu we akabikwibwirira ntago mukunzi sheri naguciye inyuma umbabarira ariko ntibizongera wamubabarira mana we shabyangora kandi agize ubutwari bwo kubikubwira nta wundi muntu warubize shabyangora n'ukuri kuko abahungu benshi bamera gutyo hari igihe abona ko finally wenda kubimenya agahita aza yanarize sharabaja mu bimereye nk'abasi hari umusore wigeze kurira gusaba imbabazi byagenze bite yakubwira ngo iki shamari ubuzima abahungu utwara igihe umuhungu arira wowe umukobwa ugahituma uba nk'umuhungu bati ngiye kuba karumenyere gukumara wewe ugahoza amazi arira asa ari nka serivisi yiharimo gukwaka ariko gusaba imbabazi ibiki nakoze iki ariko gusa iyo marira ngiye ntabwo njya nita ku marira y'abahungu abahungu b'indyarya baririza abahungu b'abahehesi baririza mana yanjye ni ukuri kiritere yaza umuhungu w'indyarya niziye ku buryo ukimuntu uhita uvuga uti ni indyarya bakunze kuba bitonda iyo umuhungu acecetse yitonze wenda wavuga nk'ikintu wavuga wenda sumvuge ngo kira wenda sumvuge iki nibagiwe wenda nk'ikintu wavuga kandi kiri simple wenda wenda ukamubwira ati ngo sheri ngiye kugura wenda isutiye ngo yesuwe ngo wajya ureka kumbwira icyo kijambo ukumva iryo jambo arigize intambara kasi umuntu isutiye ko ayikuramo umuntu aba ari indaya aba ari umuhezi shana huye na benshi ugiye kugura isutiye agatoshe gukumana ngo utuke shitani ngo ko wajya ukizwa nk'ibiti n'ibiki kasi umuntu kandi amaze kurambika abana nk'icumi abagore bose ariko hari igihe bana bakubwiza ukuri nyine ibintu by'amasutiye bivugitse naho ko nanjye ndabivuze reka genda ngiye kugura isutiye nose niko bimeze umusore umwe uti ngiye kugura isutiye akakumva aratangaye utumenya ko ari ruharwa njyewe nyine wenda ntago direct wahita ufata decision ngo uyu mujama ni umuhehesi hakabahungu bavuga ngo iki utuka shitani gusa ubwo ngo wajya ukizwa nyumvira ngo wajya uzize abamaze gukuramo abana abajama bameze gutyo ntabwo baba ari sawa ni ukuri ukabona aritonda ukabona ni umuntu uri ibanga ko tujya kuyigura se hariya mu isoko ese wajyana n'umukunzi wawe kugura iyo myenda wenda hari ibintu biba biteye isoni mu kuntu nk'ibihe ibyo ngibyo wenda byo kujyana n'umukunzi ariko se ntabwo yagenda ngo nese reka kubaza ntiyayiguhamo kado nibyo nangiye kukubaza ubu ngubu reka nkubaze ubu ngubu wenda tuvuga ufite umugore ese ntabwo wajya kumugurira imyenda y'imbere ntabwo wajya kumugurira imyenda y'imbere abantu bazatubwira muri komenti wayigura amani ari umugore wawe byemewe wayigura wamuha amafaranga akajya kwigurira atabishoboye reka tuvuge wenda arakuriwe kandi akeneye imyenda imwe n'imwe y'ibanga none se wamwohereza ngo genda ko atabaje no kwikura ahari iyo myenda si niyo yaba iri butuma ari bubyare none se ubundi reka nkubaze umugore waramutse abyaye ntabwo wamumesa iriya myenda y'imbere ngo wapi si ibyo ndabivuze uburyo urebye mani urahakanye wibeshya abantu wayimesa mani nta bintu biba birenze ariko murumva nyine ariko ni umuntu muba mwarabaye bimwe bitandukanye n'umuntu mugikundana gusa nyine abajama bameze gutyo ngo yesu we ibiki n'ibiki ukimubwira asutiye agatokera agakomari ngo mu izina rya isha abo bahungu ntabwo baba ari sawa akagenda ubona yitonze kandi kuzikuramo abagira vuba mfasha hari umuhungu mwigeze mubonana akayikuramo yihuta oya shano ibyo bibazo cyangwa wazikuriragamo nziguriramo nzijyana sinjya nyikuramo kandi watubwiye ngo umukunzi wawe mwabikoze nyine ubwo ngo mbese niba ari umukunzi wawe niba ari umwe kuri kuvuga ngo hari abahungu mwigeze muhura no wowe n'umwe uwo wenda twari tuvuye muri dushe
Nese ubwo yayikuyemo. Yavuye muri dushe mukomereza. Wala twari tuvuye muri dushe. Mukomereza. Amani uri kumenesha amabanga kandi nagakotana. Umaze kugira abakunzi bangahe? Bakunze. Ni nka batatu. Nka batatu gusa. Umaze gutandukana n'abantu batatu? Yego. Utajya wibagirwamo n'uwo yari afite izihe karite? Nta n'umwe ntajya nibagirwa. Bose urabibuka? Nta n'umwe ntajya nibagirwa. Njyewe iyo umuntu ambabaje mani iyo umuntu ambabaje nyine ubwo biba biba. Tumukaraba. Yes. Ariko si ku buryo bose nta n'umwe waba wibuka? Oya ntago reganje. Mani iyo umuntu ambabaje nyine ni nkaho biba birangiye. Iki ikosa rikomeye umukunzi wawe yagukora ni irihe ku buryo utarimo wabarira? Umukunzi wanjye ashobora kunca inyuma rimwe nkamubabarira kabiri nkamubabarira gatatu ntago ngiye wakinira ku mutima wanjye inshuro zirenga 3. Kabiri wamubabarira? Seve. Umuntu aguca inyuma kabiri wamubabarira? Ariko nyine hari ukuntu aguca inyuma ukabona uburyo yaguciyemo inyuma burarenzereye. Ariko hari ukuntu uburengereye ni ubuhe? Ibyo byo kujya gutera inda yarangiza akaza akakugira n'igicucu. Abantu umuntu kubesuzwa abakureba disi akaza yakubwira ngo sheri ndagukunda. Akabona uri nk'agacucu. Akabona urakajije. Abakuntu bivuga ariko n'agahinda. Ndababaye. Ndababaye. Abakuntu bivuga n'agahinda wajya kuko byarabaye. Umukunzi wawe yaguca inyuma kabiri narebe. Birenze wese ni wabikora wose ubikoza akagufata wawo. Njye ntago nacinye mu muntu nkunda. Nukuri. Ntago namucinye pe. Bibaye se nyine ukagwa mu gishuko na. Wabikoze nabimenye wabimubwira cyangwa wamureka? Sha ntago nabimubwira. Umubwira uti seri. Ariko bari kukubwizanya ukuri. Ubwo mukunzi nawe n'umusore aransuka twabikoze. Baba we. Ubwo nkagenda avuga ngo iki? None se kuba umuntu yamenye ko wamuciye inyuma utabimubwiye no kuba yabimenya ari wowe bimubwiye urumva cyoroshye ariki? Cyangwa twabanza tugakina action na la vérité. Buriya bintu action na la vérité urabizi? Ntabyo nzi. Action na la vérité iyo muri kuyikina. Yego. Nta bintu byo nyine ubwo muri kuyikina ikintu cyose urayiteguye kucyumva kandi nta kindi kintu warenza. Ubwo ni muri sauce imeze gute? Nyine nkubwiye action urakora ikintu nshaka. Ubwo ni nk'ikiyese? Ubwo nyine nshobora kukubwira ngo Patri action. Ukiyikiriza ati yego. Sinamenye ubwo ibyo ari byo. Action none se ugukora action. Natamubwira ati pfukama. Ubwo nyine nta kujurira udafukamye ndaguhana kuko nta action. La vérité rero ni ukuri. Kandi ukuri iyo gusohotse ntago wendi kukubwira niyo yaba ari we naciye inyuma ntago nyine after wandakarira. Wapi tuba turi muri action na la vérité. Aho ngaho araheze. None wowe akoze ko ibintu ngira ngo bimazemo igihe. Zibikize. Ibintu byo gucana inyuma no kumushuka mujyana ahantu atari wakane. Action na vérité kandi ngo utakantu kabanze kajyemo. Nyine tubanza dukina action na la vérité. Ukabimubwira ku buryo aho yakubabarira. Aho ngaho rwose abayite nyine ikintu kiri la vérité cyose abayiteguye kukikubabarira. Yo making the decision yo kuyikina ubwo nyine buri kimwe cyose witeguye kukikubabarira. Yitwa niyo turimo twiga. Ndagukoma. Niyo bya bera se bera ni mwagiye mwita amazina y'iki? Basi yandi ngite mukiza. Basi nyita mukiza. Kaniyo niko sawa. Ako kantu si sawa. Bya bera. Kameraman umva kukasha ntago ari sawa. Bya bera kameraman nawe bahaye umugisha. Niyo umeze gute se? Meze bon. Umukunzi muherukana ngo ashize igihe kingana iki? Umwaka n'igice. Umwaka n'igice. Ubwo nawe mukunzi wakwemerera yaba yujuje ibiho wakwemera none. Ibyo bintu ntabwo ndabitekereza. Ntabwo ndabitekerezaho byo kuvuga ngo umukunzi nakemera ngo azaba yujuje ibi. Warababarwe koko. Twazwa n'ubuzima ukabazwa n'umukunzi aragaceza sha. Ase wowe nago wowe wamubazaga cyangwa mwe muri intungane? Oya ntago turi intungane ariko nyine ubundi ntazibona zidakomanya amahembe. Kandi iyo abantu babanye badakosenyerizanya ntago baba bakundana. Okay, nari sikwiye cy'amakosa yabayeho no yihanganira. Hari amakosa arengereye. Amakosa mvuga nshobora kuguhamagara
ntibitabe telefone nkaguhamagara ukankupa two tuntu dukosa duto cyane turakaza abantu bakundana cyane ugasanga bararakaye uri kumusaba imbabazi aho hantu niho urukundo rukurira. Okay, yitwa Niyo fresh kabisa. Niyo akandi kantu kuri wowe wirebye n'icyo gicukunda se? Man, ahubwo we mbwira wakunze iki? Oya banza kubwire neza nakunze iki? Nawe uri murambaza. Si igice nkunda n'iki? Shaman. Ngiye nta gice nanga ku mubiri wanjye. Ariko icyo ukunda by'umwihariko se witaho? Si icyo nkunda n'iki? Ku mubiri wanjye reka banze niyitegereze mani banza ntaniheruka. Banza witegereze tubaze no kugira banyuzamo ako kamera bakazamura turebe neza. Igice nkunda. Si unkivuge mani. Kivuge kabisa. Nkunda mu gatuza hanjye. Mu gatuza ubwo no kuvuga amabere yanjye. Nasubiye tubwiye ngo mu gatuza ubuturishije ukunda amabere yawe. Ni wowe mwihariko afite se? Mani uri kundandagaza. Ni wowe mwihariko afite? Oya nta birenze gusa hari ukuntu uba ufite igice cy'umubiri wawe ubona nyine wenda gitandukanye n'ibindi bice ufite. Ubwo uranga amabere niyo karite yawe. Wabona icyo wanga ni ikihe? Icyo nanga nanga intoki zanjye mani kameramani mbore nawe yanazifashe. Icyo uzanga se? Mbona ari nziza. Kubarire nyine ngiye ntago nzikunda. Ntago zikunda. Iyo ugiye koga ni ikihe gice ubanza gukaraba? Ngiye banza gukaraba mu maso. Manza gukaraba mu maso. Ni mu maso ubanza. Ugakurikizaho. Nkakurikizaho umubiri wose nkoga. Iyo urimo gukaraba ni ikihe gice utinda hose? Nta na kimwe. Byose uhaca wiye? Ntinda ku birenge. Yitwa Niyo kabisa twe twiganire niyo nese iri talent ufite ni yihe se? Talent mfite impano yo gukina filime. Gukina filime? Hari aho wabikinnye cyane iyo ukibitangira? Narazikinnye cyane wenda zimwe ntabwo zagiye zigaragara kuri YouTube ariko nyine hari zagaragayeho tu. Nizihe? Ubu ngubu ndi gukina filime yitwa Karema series. Karema? Wabivuga mu story imeze gute? Numjama nyine wavukanye ubumuga. Yego. Ni true story ibintu dukina ntago ari ibintu by'ibihimbano. Yego. Numutipa wavukanye ubumuga bw'amaboko. Wenda bazagende bayirebe bazabona uburyo hari n'abantu batajya babyemera bakavuga ngo ni edit. Wakeditinga amaboko umuntu afite intoki ebyiri zonyine wenda zifatiye nk'amana. Gusa yavukanye. Wowe ukina mihe role se? Njyewe kabanze mubwire story. Nibwo role ndayikubwira ukayumva. Yego kabisa. Nyine yavukanye ubumuga bw'amaboko. Iwabo nyine akura batabyumvisha neza ukuntu babyaye umwana umeze gutyo bamutoteza. Atotezwa ku buryo buhambaye ku buryo nyine natwe ubwacu muri script hari ibyo tutandika. Bati ikintu ntago wagikora polisi yaradufunga. Gusa nyine akinatotezwa cyane nyine gusa ni true story. Rero ngiye mfite mukuru wanjye muri Karema series witwa Keza. Yego. Ahura n'uwo Karema baba bamwita Kirama. Akamukunda byadanje ubwo ngiye ndi petite série w'umuntu ukunda umuntu wamugaye. Ubwo rero biracyakomeza ntago turagera ku iherezo ni nka aribwo tugitangira tugeze kuri episode ya 10. Yego. Wenda ugende murakora subscribe, like, share, comment nyine tu. Byose biba bikenewe. Okay, fresh kabisa tugana ku musozo niyo turagushimiye. Wakoze cyane kutuganira ibintu bya bera byo. Niyo turagushimiye wakoze cyane kutuganiriza kuri yawe TV. Murakoze namwe. Sinzi niba ikintu kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasoza kabisa. Suni igitsina wabwira. Uzi se ikintu nabashishikariza amani twumve ko reka nsubira kuri Karema series twumve ko abantu babana n'ubumuga n'abari abantu nkatwe. Ntabwo ari wa muntu uzabuza ngo ntabwo yemerewe kwinjira muri salo ngo hari abantu ngo ujya kuvo ubundi hari imirimo umuntu wana n'ubumuga atagakwiriye gukora. Niba ubona ko yamugaye amaboko gute umukoresha imirimo y'amaboko kandi ntayafite. Ubwo rero man muri make nyine n'abantu nkatwe bafite uburenganzira bwo kurya bwo kwiga bwo koga
mbese bwo gukorerwa bwo gukundwa ubwo burenganzira bwose barabufite muri leta ahantu hose no mu rugo ndetse ubwo rero ngewe nabashishikariza dufatanye kwita ku bantu babana n'ubumuga kuko hari aho usanga mu ngo nyine bahohoterwa bihambaye bazira uko bavutse kandi ntabwo biba ari sawa. Yego, okay, fresh son, that's how do it. Tuganye ku musozo turagushimiye cyane wakoze cyane kuba natwe. Reka dushimire namwe mwari mudukurikiranye kuri yawe TV, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho. Nitwa Patrick, ndabashimiye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.